ari indi kari hano tukuramye irimba yawe Elohim we mana inyeshigwe umvise gusenga kwacu mu bihe mana uri imitima yacu imitima tukuramye ariko kubw'amaraso nemerwa n'Imana nari kure y'Imana sinari mfite umuvugizi ariko kubw'amaraso nemerwa n'Imana umusingire umugaragu nahindutse umwana wayo
Yego 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 we. Hey. Himbazwa, tambirwa, birimbirwa, curagirwa, fukamirwa, Mana, kuko uruta ibigirwamana. Fukamirwa we. Fukamirwa, Mana, kuko uruta ibigirwa, curagirwa, fukamirwa, Mana, kuko uruta ibigirwamana. Fukamirwa Mana yo mw'ijuru. Fukamirwa, Mana, kuko uruta ibigirwamana. Uravuga ibyo uvuze bikaba, wategeka bigakomera, iyo usezeranije umuntu urabisoza, Mana, ku mugaragaro. Izuba riri kuva. Uravuga Mana yo mw'ijuru we. Uravuga ibyo uvuze bikaba, wategeka bigakomera, izo Mana, ku mugaragaro. Izuba riri Ku mugaragaro izuba riri kuva. ku mugaragaro. Izuba riri kuva. Bose babireba we. Mugaragaro. Izuba riri kuva. Yego. Yego. Wabwiye Dawidi ko azaba umwami w'Abisiraheli. Urabikora. Usezeranya Sara umwana w'umuhungu we. Urabumuha. Yabwiye Aburahamu ko azasekuza amahanga. Urabisoza. Urabumuha. Yabwiye Aburahamu ko azasekuza amahanga. Urabisoza. Natwe hari icyo watubwiye, Mana, twarabimenye. Natwe hari ibyo watubwiye. Natwe hari icyo watubwiye, Mana, twarabimenye. Hari ibyo watubwiye turi gusenga. Natwe hari icyo watubwiye, Mana, twarabimenye. Watubwiye turi mu butayu. Natwe hari icyo watubwiye, Mana, twarabimenye.
Kicukiro Imana araganje nawe Imana araganje ukiza imitima araganje uruhura indushyi araganje utanga amahoro araganje nawe Imana araganje araganje nawe Imana araganje Yesu ukiza abarwayi araganje uruhura indushyi araganje utanga agakiza araganje
amashimwe bamitwara kubonye bamitwara kubonye amajoro baba tugezeho urazura duhagarara uduhisha iyo misi twari tugizwe ikiremye imigani mu bandi uraza uturemera amashimwe bamitwara kubonye ntabwo badufite Yesu tumufite nk'umukiza iyo ni ingingo nyamukuru ufite iturengera ntabwo badufite Yesu tumufite nk'umukiza iyo ni ingingo nyamukuru ufite iturengera Ibera aho wansize mami Teneze ijambo wavuze Saguma ku munara wanjye maze ntegereze imirindi yawe Ibera aho wansize mami Teneze ijambo wavuze Saguma umunara wanjye maze ntegereze imirindi yawe ijambo wavuze mana we ukarisohoza ijambo wavuze mana we ukarisohoza ategerezanya gutuza ijwi yumvise yabwiwe ko atazafata abanyumwami Yesu ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba mbonye ingabo ziturwanya ariko mbonye izo turi kumwe bitanuzura imbaraga naringize ubwoba
yavuze naho byatinda bizashika erega iby'Imana 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 yavuze naho byatinda bizashika. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Dushimye Imana ubwa korali abarobyi kubw'imirimo mwakoze igitangaza idashikirwa mugakora alubumu yitwa gutabara kw'Imana. Na alubumu ya mbere ya kabiri iri indirimbo no mu karere kacu ka Musanze, haba mu ntara y'Amajyaruguru, haba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose. Ku mugaragaro rero nshize iyi alubumu ku mugaragaro mu izina ry'itorero, mu izina ryacu bwite no mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dusenga Imana. Kubw'ibyo bakorara abarobyi, tugushimiye abaterankunga n'abandi bose bakoze umurimo kugira ngo iki gikorwa gikoreke.
ari nako tugusaba kugira ngo izi ndirimbo zizagira umumaro wo guhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwose bwuzuye nk'uko icyerekezo cy'itorero ryacu ADPR kiri. Urakoze kuzakora imirimo ku isi yose ndetse no muri Afurika hirya hose ku isi, mu izina ry'Imana Data ry'Umwana ry'Umwuka Wera. Amen. Dushimire Mushumba Hirwa. Amaganya yanjye yose Yesu gaturiza uwikorerero. Amaganya yanjye yose Yesu gaturiza uwiteka. Kamenya ko ayo maganya yose gahumurizwa no kumenya yuko datuga muri doni azanyumvira. Gahumurizwa nuko Amen. Check. Amen. 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 Ko mutangiye kuzana ibintu bitoya nta bibasa binini biri hano
mucyegereza hano icyo kibase ntimukijyane kure yacu zana hano muzane urubase runini kubera ko tugiye gushaka igikorwa. Haleluya. Okay. Yakubaha pole ukaba mena reka turase ku ntego twihuse. Ni njyewe perezida w'abaterankunga. Bose turi kumwe. Twaricaye turaganira. Mana nubura n'igiceri cya 5 undi wowe ho yewe hanyuma mwakira ubutabazi mu izina rya Yesu. Mwakira ubutabazi bwihuse. Iradutabaye yo kabyara. Iradutabaye yo kabyara. Wowe wasize mu rugo bimeze nabi akira ubutabazi bwihuse. Wowe wifitiye amadeni akira ubutabazi. Ewa ya mone yasa mwiturize. Ubwo indirimbo 3 nizo mugiye kuririmba. Hanyuma rero namwe ahavuye 600 ni henshi. Si benshi ni menshi rwose. Namwe ntako mutagize. Indirimbo 3 zanyu zihuse zitagira korasi. Hanyuma abasabye indirimbo abantu mwagiye musaba indirimbo ndaje nzikusanye ndaje mbabwira ibindi birakurikira. Mukubite Goliyati mucice ubundi abadayimoni bipfushe mu izina rya Yesu. Nibipfushe mu izina rya Yesu. Haleluya. Itangazo umuntu mwicaranye ni Imana yabicazanije munyeganyeza umubwira uti humura itabara bera ihagaza habi. Imana itabara bera ihagaza habi. DJ twagiye turoncinge natwe turoncinge mu izina rya Yesu. Mushire muri yibase mugenda mushira muri yibase ufashwe wese ashire muri indabo ushira ufashwe ashire mu ndabo. Nirihagije muri byose irihagije ntabwo Imana itandukanye n'abantu ntabwo igisha inama igiye gukora ibintu. Imana itandukanye n'abantu Imana irihagije Imana itandukanye n'abantu ntabwo igisha inama igiye gukora ibintu. Imana itandukanye n'abantu Imana irihagije muri byose irihagije ntabwo igisha inama igiye gukora ibintu. Imana itandukanye n'abantu ntabwo igisha inama igiye gukora ibintu. Imana itandukanye n'abantu yaremye ijuru n'isi mu bushobozi bwayo itandukanya umucyo n'umwijima ubutware. Imana yaremye ijuru n'isi mu bushobozi bwayo itandukanya umucyo n'umwijima ubutware bwayo. Abamediyani bakoresheje ibibita amakondera ni muri Abisirayeli batahana intsinzi baravuga bati kubwo Uwiteka na Gideyoni yarwaniriye Abisirayeli hanyuma baranesha Abamediyani bakoresheje ibibita amakondera ni muri Abisirayeli batahana intsinzi baravuga bati kubwo Uwiteka na Gideyoni babonye ibibaye baratamba abandi bafata inyanga zabo
sinzabyitaho nzakomeza urugendo kujya mu ijuru sinzareba inyuma ku mibabaro y'isi nzakomeza ngende nzagerayo nzaba intwari kiri mu isi nzaharanira ubunyangamugayo ibibazo n'ibindusha sinzabyitaho nzakomeza urugendo rujya mu ijuru sinzareba inyuma ku by'isi bindusha nzakomeza ngende nzagerayo sinzareba inyuma ku mitego ya satani nzakomeza ngende nzagerayo sinzareba inyuma nzagerayo kuko abariyo baguwe neza kuko abariyo baguwe neza kuko dushigikiwe n'umugabo w'intwari atadutera ubwoba ntakiza duca intege kuko bisaba kose twebwe duhura n'ibibazo n'inzitane zo mw'isi ariko mwihangane abari muri Yesu abari muri we twebwe turashinganye kuko dushigikiwe n'umugabo w'intwari atadutera ubwoba ntakiza duca intege kuko bisaba kose twebwe duhura n'ibibazo n'inzitane zo mw'isi ariko mwihangane iherezo zamamaza uwo mwami muzamufashe mwese tuhanye imana yacu kuko ari ishobora zamamaza uwo mwami muzamufashe mwese tuhanye imana yacu kuko ari ishobora rwose niba bimeze bityo tuvuge iki twebwe dufite imana isumba ibikirema iratureberera kumagana n'isore ihorira maso ntabwo igisigaye niba bimeze bityo tuvuge iki twebwe dufite imana isumba ibikirema iratureberera kumagana n'isore ihorira maso ntabwo igisigaye niba bimeze bityo tuvuge iki twebwe dufite imana isumba ibikirema iratureberera kumagana n'isore ihorira maso ntabwo igisigaye zamamaza uwo mwami muzamufashe mwese tuhanye imana yacu kuko ari ishobora zamamaza uwo mwami
Urera, 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 mana isumba byose. Kuva kera barakuvuze kuri mana kandi ifite ubutware. Kuva kera barakuvuze kuri mana kandi ishobora byose. Urera, 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 mana isumba byose. Kuva kera barakuvuze kuri mana kandi ifite umutware. Kuva kera barakuvuze kuri mana kandi ishobora kugukorera ibyo biguye. Kugukorera ibyo biguye
amashuri twanyuzemo atwemerera gukoresha igihe neza. Amena. Akorari abarobyi turashimira abantu mwese mwaje kubana natwe uyu munsi. Iyi nda yaratuvunnye cyane, twari tumaze iminsi tuyitwite ariko twabonye tudatinze rero. Korari abarobyi turagira ngo tubarangire aho mukura izi ndirimbo kuri YouTube. Mwandike abarobyi kwaya ADPR Kabwende Kinigi Muhoza, cyangwa se mwandike Blessed Key Music. Aho ngaho niho murakura indirimbo zacu kuri YouTube. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Reka rero hanyuma uyu mukameramani yitwa Ngabo, nawe akorera mu Kinigi, namukamere neza, kamere producer, akaba n'umutoza w'abaririmbyi. Amen. Haleluya. Amen. Uzikurinda mana we, ariko mana waraturinze, urabibona, uzikurinda abarobyi n'abategereje, urinda Kazungu wacu, umukozi w'Imana, urinda abashitsi, Rubavu, ariko mana we, uzikurinda mana we, bongere haleluya. Imana ibahe umugisha. Amazina yanjye nitwa President. Twajyaga dukorera ku madiskete, nazaga kubacura amadiskete kera, murkumva ko turabubanye. Abategereje bo nakarusho ntago ndabavuga, ariko ni inshuti zanjye cyane cyane. Kazungu. Amina. Nejejwe n'Imana mu mutima, nta mwambonye kare, nari ndi gukemura iby'ikoranabuhanga. Izi ndirimbo buri wese yemerewe kuzireba ahari abari hose ku isi. Nukwandikamo kora perezida yababwiye, ugakora subscribe, nta mayinite agenda, ahubwo ni ukugira ngo ibikorwa bya korari bashiraho ikintu uhita ukibona mu bambere. Inshuti ya korari tuzayibonera hehe? Ku ikoranabuhanga, si byose? N'abategereje ukandikamo gutya. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero nta ndavuga menshi, umurimo w'Imana ni mugari. Nishimiye Imana mu mutima kuba iki gikorwa cyagezweho. Turi gushutinga habaye akantu kadasanzwe, urusengero rwari ruhiye, ariko Imana yari yavuze ko iziyerekana. Imana yabigenje neza, kandi n'amashusho ameze neza twakoze, nubwo arimo ubushobozi buciriritse, ariko n'amavuta y'Imana yariho. Hanyuma rero ku nkunga yanjye murabizi, studio mbemera indirimbo ya audio. Imbere yanyu rero ndabashimira bano baririmbye, bafite discipline, barasenze kandi barakijijwe. Amavuta n'ubuntu bw'Imana bizagumaho mu izina rya Yesu. Dukomere Imana amashyi ku bwa Parasite. Hanyuma mwegere inyuma. Igiterane cyacu rero ndumva kigeze ku musozo, ariko mbere ya byose reka dushimire Imana n'ishobora byose, n'itegeka ikirere, ifite mu bubiko bwayo umuyaga n'imvura. Ya Michel, Imana ibahe umugisha. Amen. Dushimiye pastor umushumba waturutse mu itorero rya Bigogwe na korari Hori. Imana ihereze umugisha n'abaterankunga bose n'abandi bantu bose baturutse muri paruwasi ya Rushubi na paruwasi duhanye indimi imbibi n'abanyamuryango bose. Mwese Imana ibahereze umugisha. Turashoje rero igiterane cyacu nk'uko raporo zirimo kubigaragaza. Amafaranga yabonetse kashi ni 4,412,000. Amen. N'amafaranga 775, ideni ni 88,900, yose hamwe ni 4,501,675. Chizo bitanu batangiye hano rero byaba 4,405,506 n'amafaranga 677. Imana ihereze umugisha mu izina rya Yesu. Nari Kabwende caci ubwo nabazaze kwifata, Imana imuhereze umugisha.
Haleluya. Yesu nashimwe. Mbere yuko dusenga Imana nk'uko umushumba bivuze, turagira ngo tubamenyeshe ko twanezerewe, turabashimiye kuba mwaradutekerejeho mukadutumira, kandi nuko mwatwakiriye byatunejeje. Imana ibahe umugisha. Rero ndashimira korali Hori, nkashimira abaterankunga bayo badufashije kugira ngo tubashe kugera hano, ariko mwebwe mwese mbashimira, kandi mbizeza ko nimudutumira tuzagaruka, nimutanadutumira tuzaza, kuko inzira twayibonye. Mu by'ukuri turishimye, iyo aba ari ibishoboka tukarara, ariko nyine ngo umwanzi w'ibihe ni amasaha. Ubwo n'ikindi gihe Imana izanca inzira tuzakomeza. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Munyemerere rero muhaguruke dusenga Imana nk'uko mushumba yabidusabye, dushimire Imana ko yabanye natwe, kandi dusengere no gutandukana. Imana Data wa twese uhoraho, Imana ishobora byose, Imana ifite imbaraga n'ubutware, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye kuko wabanye natwe, wagize neza kuva mu gitondo kugera kuri aya masaha. Ni kubw'umuntu bwawe, icyubahiro n'ikibi cyawe. Tugushimiye ko waduhaye ibihe byiza turaha kuri iri torero, wabanye natwe tugirira neza mu materaniro, waturindiye umutekano, waduhaye ibihe byiza, waduhaye izuba, uduha umuyaga, uduha amahumbezi, byose byagenze neza. Turabigushimiye. Tugushimiye umusaruro ubonetse muri aya materaniro. Turasenze Data mwiza ngo ukomeze gushyigikira ubwoko bwawe, kandi umugisha wawe uboneke kuri iri torero, umugisha wawe uboneke muri iyi paruwasi, umugisha wawe uboneke muri uru rurembo. Mana Data wa twese turasenze ngo haze kwifuza kwa buri wese, kandi ukomeze kugirira neza abantu bawe. Mbaye ngombwa ko tugiye gutandukana, turinginze ngo tugiye ugendane natwe, kandi abasigara usigarane nabo. Amahoro n'umutekano utanga biganza imitima yacu twese. Nyemerera ugendane n'abagiye usigarane n'abasigaye. Tubyambaje Imana twinginga kandi twizeye kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Twese dufatanije ubuntu bw'Umwami Imana yacu, kugirirwa neza n'imbabazi no gufashwa n'Umwuka Wera, bitahane natwe twese uhereye none ukageza iteka ryose. Amen. Mwaturutse Imana ibajye